Hello guys, umeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. None uyu munsi mbazaniye amakuru muri Interlink, mbazaniye nje kubereka uburyo wafungura ITRX wallet. Ego. Sasa twagenze mbibereke neza. Uraza muri Play Store first of all, uze updating Interlink app. Ya Interlink wari ufite nyine, updating. Yego, iyi wallet ni wallet ikomeye cyane ije guhangana na za MetaMask gutyo. Ubona ko ari wallet nziza nyine. Nurusoza kwa updatinga, nyine nashoje kwa updatinga, uraza guhita uyifungura bisanzwe. Uyifungure. Urasanga hajemo gutya ahantu hameze gutyo. Urasanga hari habaganditse umubare w'abantu maze kwinjiramo ari verified ITRG. Noneho kugira ngo wowe uze ufungure wallet, urahita uza ukandi kuri kara kantu ko hasi. Aka muri kukabona. Nurangiza ugakandeho. Nurangiza ugakandaho, bahita bakuzana ahantu hameze gutya. Bakiyakuzana bahita uza kandi handitse ngo wallet. Wallet muri kuhabona. Hano nashyizaga fresh ahangaha. Tegereze gatoya ukande, barahita bakuzana ahantu hameze gutya, reloading gato. Niba ari ubwa mbere uje ahita ukanda kuri create a new wallet. Ari ubwa mbere nyine winjiye muri no wallet, tufungura account kandeho, uhita ushyiramo passcode. Ni password nyine, ni umubare w'ibanga uzajya ukoresha mu gihe wagize ute, mu gihe ugiye kwinjira. Yego. Nurangiza urahushyiramo, uhita ukanda next, wongere ushyiremo bwa kabiri bagusaba, uhita wongere ukande next. Ubundi uhite utegereza. Birarodinga akanya gatoya, biraterwa no kuri telefone yawe yihuta na internet urimo urakoresha. Yego, ndakeka bitari butinde. Twagiye. Iyi ITRX wallet mujye muyikoresha mu trading. Nabonye trading ntago baka nyine fee y'amafaranga nyine, gaze fee menshi. Ikareka ubusanga byenda kwegera zero, ahubwo muyikoresha. Ubona ko wallet yamaze gufunguka. Uhita ukanda hano handitse continue. Muri kuhabona continue. Nurangiza kuhakanda, ubona tubona ko uhita ugera muri wallet, muri interface yo gutradinga, kurisivinga, guswapa byose. Uhita ukanda kuri kara kantu k'umuntu kari hasi. Bakigakuzanaho urabanza uconnecte Interlink app na wallet yawe, na ITRX wallet. Ego. Bigufasha kubona HC, kandi HC niyo izagufasha kubona verified ITRG za coin to mining nyine muri Interlink. Bizagufasha kubona nyinshi ziri verified. Ego. Tegereze gatoya byiconnecte, ntago bitinda nabyo. Bitegereza gatoya. Ntago byarenza umunota umwe cyangwa ibiri, bibaye telefone yawe ko yabigenda gake kose. Ubundi urabona ko byarangiye. Hano iyo bimaze kugenda gutya, urahita usubira inyuma nyine, urikanda kuri buto usubira inyuma byonyine. Numara kuyikandaho, barahita bakusubiza nanone muri wallet bisanzwe. Murabyumva? Bahita bagusubiza muri wallet bisanzwe, uhita nanone usubira kuri wa muntu hasi. Dore wa muntu ari aho hasi, ka forme ka profile nyine, uhita ugakandaho. Nurangiza ugakandaho, ahita ubona ahantu bakuzana. Hano uhita uza kuri kano kantu k'agakaramu. Akantu k'agakaramu muri kukabona, uhita uza ugakandeho. Hano uburyo gutradinga nyine, inyungu uzajya ubona, ibihembo nyine bazajya batanga.
10% abandi bafite 90 nyine abantu mubana muri groupe. Ego ibi birafasha cyane. Ego nurangiza uhita ukanda save. Ariko bino byo ushatse ntabwo wabikora nimbanze kubereka kano kanya, ntago ari itegeko, nuko nako nagiye nkabereke nyine. Aga step kanyuma gasigaye nshaka kubereka no gushyiramo referral code yanjye. Referral code yanjye kugira ngo nabyo byongera ya HES izagufasha kubona verified ITRG. Yego uretse muraza kubona ku amanota bahita baduha, byita byongeraho 0.2 HC iyo umaze gushyiramo referral code. Hano rero mberetse muzashyiramo referral code yanjye, referral code yanjye, kandi mujye mu tradinga mukoresheje iyi wallet. Ni nziza ugereranyije n'izindi, iroroshye yaba umutangizi yaba umuki wese. Ukimara kuyishyiramo zitwara na submit. Submit muri kuhabona amabereke ahangaha, hite ukandaho. Sasa rero hano birarodinga akanya gato nanone. Ego abantu mufite telefone zihuta cyane ntawe kazajya karenza akanya gato cyane, zajya bita bikunda. Ikindi uko nakoresheje agatelefone kagenda gake cyane. Ego urabona ko yamaze kugeramo, HC yawe imeze neza nta kibazo. Yego ahangaha rero ukuntu ibintu bimeze, mukoresha iyi referral code mwinjira kugira ngo HC yanyu yiyongere. Yego iyi video nayibateguriye kugira ngo abantu mwa tradingaga mwabikaga amafaranga yanyu muri crypto mube mwanakoresha iyi wallet. Iyi wallet ni nziza, abantu mining itera link iyi ngiyi izadufasha guswapa kubona verified ITRG. Ubwo umuntu utarayifungura nyine ari guhomba nyine, ari guhomba. Ushaka uburyo rero muyifungura kugira ngo ibintu byose bigende neza. Muri video zitaha nzabereka uburyo wa tradinga, wa swappinga n'ibindi byinshi kuri iyi ITRX wallet yasohowe na Interlink Lab. Sakora subscribe, like, turi